Amasomo yo ni 15 tugiye kwiga nonaha. Niba uzi neza ko ubeshya, ndagira wumve neza iyi nkuru uyu munsi ahari yagira icyo igufasha mu gihe kizaza. Ni igitabo cyitwa ngo Sometimes I Lie, cyangwa se mu Kinyarwanda ngo rimwe na rimwe ndabeshya. Niki ugomba kubika mu mutwe mbere yuko uzongera gukora amakosa nkayo ngayo kuri iyi si mu gihe kizaza. Reka dutangirane iyi nkuru. Ubundi ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera n'uko bamayobera akaze. Cunze nabi ntiwamenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukiye mu kiganiro agatabo amasomo yagufasha mu buzima. Ni agatabo, sibyo? Niko ikiganiro cyitwa. Isomo rya mbere rivuga ko niba uzi ko uzi ubwenge hano ku isi, ngo jya ugira amakenga kuri ba bantu wizera, ngo burya uzatungurwa nuko na ba bantu wowe wumva ko ukunda cyane nabo baba bafite ibyo baguhisha, amabanga. Turatangiye. Ni isomo rya mbere, ni isomo dutangiriyeho ngo ntuzigere na rimwe wifata ngo ugendere ku bigaragara bimwe uba ubona inyuma. Baravuga ngo don't judge book by its cover. Ntugacire urubanza biri mu gitabo urebeye inyuma ku gifuniko cyacyo cy'inyuma. Ngo ibitugaragarira rimwe na rimwe biranatuyobya, kandi burya ngo ibintu byinshi uzasanga bitari uko ubitekereza cyangwa se uba ubibona. Uko byinshi bigaragara siko biba biri. Nk'urugero, abantu benshi wibwira ko uzi uyu munsi, mbese ba bantu uba wumva uzi siko muba mubazi. Ibyo turabizi cyane cyane ko hari abavuga ngo umuntu ni mugari, ngo ukuri iteka uzakurwanirire niyo byaba bigoye gute. Ngo nta kintu kiza nko guhagarara ku ruhande rwiza ubizi rw'ukuri rutari urw'amanyanga cyangwa se ikinyoma. Ngo ntuzigire na rimwe ureka abantu ukunda niyo bakora amakosa ngahe cyangwa se nganute aremereye gute, uzaba nambiwe n'abantu ukunda. Ubundi ngo abo ngabo nibo baba bakeneye imbaraga zawe no kubaba hafi. Ibindi rwose hoya, ndi kuvuga abantu babandi ukunda bagaciro kuri wowe, famiye bandi abo ngabo. Ngo byinshi abantu batamenya ngo nuko ntacyo bitwaye kubabara cyangwa se kubabazwa muri iyi si. Ngo ni ibintu bisanzwe burya kumva utameze neza, kubabazwa mu rukundo cyangwa se mu buzima. Ngo ibyo ntibikaguce intege ngo wumve ko bikurangiriyeho nibwo buzima. Imbabazi ni ikintu gifite imbaraga. Turakomeje. Ngo imbabazi ni ikintu gifite imbaraga, kandi ngo ikintu abantu benshi batajya bamenya ngo nuko imbabazi zifite ubushobozi bwo gukiza ibikomere kandi zigakomeza imibanire hagati yawe n'abandi. Tugeze ku nama, isomo rikomeye rya 7. Si rya 7 se? Ngo ahashize, wumve neza aka kantu. Ngo ahashize hacu bya bintu byose bibi uzi wanyuzemo ukora ku bushake cyangwa se babigukoresha kera hashize, ngo byose biba bigutegereje, bizahora birekerereje ngo bigaruke bigusubize hasi. Ngo ni inshingano zawe rero rwose kuhahindura ukiberaho ubuzima bushya. Iteka hashize haba hiteguye kutugaruka, uzabirebe neza nawe. Ngo amabanga uburyo uko wayahisha kose ngo yifitiye ukuntu yo ubwayo azishyira hanze. Wakora iki ngo uhishe ububi bwawe cyangwa se ibibukora iteka? No kumeruka bizagaragara. Aho ni kubizera ni ikibazo. Ukuri nuko ari ntacyo wakora ngo ubihishe iteka. Uko uzabihisha kose bizisanga hanze. Ngiyo impamvu ari byiza gukora ibintu byiza mu buzima bwawe. Twese burya dufite ubushobozi bwo gukora ikibi. Wumve, twese iyo tugeze hamwe ducikira intege ku ntege zacu za nyuma, turagwa kandi tugakora ikibi. Ese utekereza ko rinde wo kwizerwa? Ni igitabo kikubaza. Simbizi igisubizo utanga, ngo ariko ngo uko wababara kose ibyaba byose ngo ntuzigere wibagirwa ko ufite ubushobozi bwo gukunda kandi ukabikora neza. Bizashingira ngo wanyuze mu biki. Ubwonko bwacu ngo ni ikintu gikomeye cyane ku buryo butuyobya rimwe na rimwe ugatuma tubona ibintu uko bitari. Ngo aba ari byiza kugira amakenga. N'amasomo ngo buryo byose ubona uko bigaragara siko biba biri. Twese muri twe ngo twifitemo ububi bwacu ku ruhande rwacu. Niyo mpamvu ngo bitugora kumenya umuntu mwiza cyangwa umubi ngo ninde wamenya ikiri mu mutima w'umuntu. Ni amagambo akomeye turi kwiga uyu munsi, sibyo? Ngo tuba tugomba kwita ku bantu babandi dukunda. Ikibazo ngo turabyibagirwa kenshi. Tuba tugomba kubikora iteka uzabikore nawe.
kuko ngo ntubuzi ngo ba bantu ukunda ubafite by'igihe kingana iki. Kora ibishoboka byose mu mwanya mwiza urimo rero. Ni ikiganiro agatabo. Ubuzima ni bwiza kandi ikibazo cyabwo ngo burya ni buto. Jya ugerageza kubaho wishimye kandi ubeho byuzuye. Ukuri nuko uko uzagerageza cyangwa se wagerageza guhisha ukuri ngo ukunde ushigikire ikinyoma kose, ukuri kose ngo n'ubundi birangira kugiye hanze. Ni amagambo ari mu gitabo cyitwa ngo rimwe na rimwe ndabeshya, sometimes I lie. Ngo uko wagerageza guhisha ukuri iri somo murisigarane, ujye uzirikana ko byanjye bikunde bizajya ku karubanda ahagaragara. Mujye murya muri menge rero, uwo ni umugani. Reka dusoreze ahangaha. Ni igitabo twasomaga, ikiganiro agatabo ukurikirana kuri tele Montagne Rwanda. Reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse subscribe, nibwo buryo ubasha kudushyigikiramo. Nubikora uzajya urabona ubutumwa bushya buri uko dushyizeho video nshyashya nk'izi ngizi. Nitwa Mugisha, niwe mwari kumwe. Ntuzacike ubutaha mu kiganiro gitaha.